Danieli ibice bitatu umurongo waho wa 30. Danieli ibice ni bitatu umurongo waho wa 30. Havuze ngo iki Pastor Xavier? Haravuze ngo ibyo bishize. Wow! Reka dusubire ko ntangiye gufashwa. Haravuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Bedenego mu gihugu cyose cy'i Babuloni. Amen. Reka subiremo. Haravuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Bedenego mu gihugu cyose cy'i Babuloni. Ibyo bishize niryo jambo mfite ubundi ni umurongo wa 30 ayaho yonyine iravuze ngo ibyo bishize. Ndagira ngo nganire nawe nkubwire ko Imana ijya yumva gusenga cyangwa se yumva gusenga kwawe kwanjye. Yego, uyu ni Saduraka, Meshake na Bedenego. Ntaza gutindaho kuko nshaka kuvugana na ni wowe Imana intumyeho. Bibiliya iravuga ngo babacaniye itanura ry'umuriro ndetse batanga itegeko ko baryenyegeza 7. Si ukuricana gusa bari bajugunyamo. Abari bashizemo nta mbabazi bari babafitiye. Abari barishizemo nta muhwe na nkeya bari babafitiye. Ababashize muri iri tanura batekerezaga ko ibyabo birangiye. Reka nkubwire imigambi y'abanzi bawe ipfuye ubusa. Imana yishiperereza ry'abanzi bawe ritaragira icyo rigeraho. Ubaye unyumvise wakavuze ngo amen. Reka subiremo mama. Imana yishiperereza ry'abanzi bawe bataragira icyo bageraho. Bategereje kuzabona wasebye, bategereje kuzabona waraye ku muhanda, bategereje kuzabona wirukanse wambaye ubusa, bategereje kuzabona watandukanye n'umugabo, bategereje kuzabona urugo rusenyutse, baguhanza amaso, bategereje kuzabona banka yateje ibyawe, bategereje kuzabona waguye kuri iyo nda kuko bakuzinga nta neza bari bagufitiye. Ariko reka nkubwire muri iki gitondo imigambi yabo Imana yitesheje agaciro. Hari umuntu umwe cyangwa babiri bumva ibyo mvuga ari byo ngo bavuge ngo amen. Aba bantu bagambanira Meshake, Saduraka na Bedenego. Ntabwo ndi bujye mu makuru yabo yose, ndetse bazana kubigeraho babata mu itanura rigurumana. Ariko ngo babatemo basanga intare yo mu muryango wa Yuda, uwo mvuga ni Yesu, yageze muri iryo tanura. Ndetse ngo umwami aza kureba. Sha bagiye kuzaza kureba barebe koko kubukwe bwabaye. Bagiye kuzaza kureba barebe ko amarozi baguteze yafashe amaguru yawe. Bagiye kuguhamagara kugira ngo bamenye ko
ababaze ko abana bagiye kwiga, uzababwire ngo yego. Haleluya. Ngo yegera itanura arihagararaho. Ntago mu nkundire mvuge gato iyi minota 2, ndashaka kuvuga gato kuri iri jambo rivuga ngo ibyo bishize. Komanga uwo mugabo muryamanye umubwire ngo ibyo bijya bishira. Mubwire ngo agasuzuguro kajya gashira, amadeni ajya ashira, indwara zijya zishira, igisuzuguro kirashira, ibigeragezo birashira, intambara zirashira, amakuba arashira, amadeni arashira, umubabaro urashira, ubugumba burashira, inzara irashira, kugenda n'amaguru birashira, kwambara ubusa birashira. Wanyitabye we, umva, kuba usabiriza birashira, kurara mu gihuru birashira, kugumirwa birashira. Haleluya. Ibyo bishize. Inzara irashira, kuba mu ngo z'abandi birashira, gukora akazi ko mu rugo birashira, kutiga birashira, karande zirashira, ubugumba burashira, diyabeti irashira, kanseri irashira, asima irashira, uburemba burashira. Ibyo ntabwo nzi ibyo umaze igihe urwana nabyo, ariko ngutumweho, mpawe mesaje yawe. Imana ikuntumyeho, mpawe mesaje yawe. Pastor, mpawe mesaje yawe. Mugabo, mpawe mesaje yawe. Eri, mpawe mesaje yawe. Samwe, mpawe mesaje yawe. Papa Cyusa, mpawe mesaje yawe. Mama Sam, mpawe mesaje yawe. Hera mayasikota ya. Umva, Imana iravuze ngo ibyo birashize. Ntabwo nzi ibyo umaze igihe urwana nabyo. Ibyo nyoko bukwe yavuze birashize. Ibyo birarangiye. Ibyo birashize. Akarere urimo ntabwo nkazi. Reka manurire ubuzima bwa. Niba unyumva, niba ubishaka, reka nkubwire uko Imana itumye Pastor Xavier. Iravuze ngo ibyo birashira. Yewe wa mukobwa we, ninde wakubwiye ko utazashaka? Ntabwo Imana ikangwa n'imyaka, ntabwo Imana ikangwa n'igihe, ntabwo Imana itewe ubwoba n'utwo tugambo tw'aba, ntabwo Imana itewe ubwoba n'imyaka umaze. Ibyo bishize. Ibyo wowe kabyare wambwira uwo muntu ukamubwira ngo ibyo bijya bishira, muhanurira umubwire ngo ibyo birashize. Bagufashe ijambo, bagufashe umwanya, bagutwaye uko bashaka, bavuze kuzapfa ntacyo wimariye, bavuze kuzapfa utikamiye n'ay'umuyenzi, bavuze ko ntacyo uzageraho. Mu kazi barakugambanira, mu kazi barakurwanya, bosi wawe barakurwanya, nyoko uje kumereye nabi. None urimo uranyumva, uri kwa muganga, izo ndwara zirashize, icyo gifungo kirarangiye. Ibyo bishize we. Haravuze ngo ibyo bishize. Habaho kogezwa, igisuzuguro gishize, habaho gutabarwa. Ibyo bishize. Abari basuzuguye Daniel, Meshake na Saduraka, abari bo babogeza, umwami atanga itegeko, ibyo bijya bishira. Ramakuta, ibyo bijya bishira. Aho umuntu yasebeye akahambarira icyubahiro, aho umuntu bamutukiye akahavugiriza impundu, ibyo bijya bishira. Aho umuntu yararaga hanze akahubaka etaje, ibyo bijya bishira bikarangira imbere yabo. Reka nkubwire, ntabwo Daniel, Meshake, Saduraka na Bedenego bavuye muri icyo gihugu. Uwatanze itegeko ninde ryo kubamamaza
komanga uwo muntu mubwira ngo ni wa wundi. Barajya he ku ijuru ritabaye, bose babireba, bose babireba, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica, abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya, bose bose bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Remere shalamini kuwa desaini kuwa. Haleluya. Ibyo bishize ngo bimaze gushira, birangiye, umwami yogeza Meshake, Saduraka na Abedenego. Ntabwo nshaka ko tujya kure kuko ndashaka kwakira telefone ya. Byabereye hehe? Ndashaka kuvuga aho bavuze ko iwanyu, mu marembo y'iwanyu hatazigera hagera ibirori, hariho ubukwe bugiye gukurikirana. Aho babonye ubyariye iwanyu, ubyara uwa mbere n'uwa kabiri, baravuga ngo birarangiye. Aho niho ugiye kwambarira urugori, aho niho ugiye kugirira icyubahiro, aho ngaho wakoreye ubukarani, aho niho ugiye guhindurirwa amateka, aho wasebeye. Reka mbwira abantu banteze amatwi, aho abantu bari bazi ko birangiriye, aho abantu bari bazi ko ugiye kwikorera amaboko, aho abantu bari bazi ko utazabyara, aho babonye inda zivamo, bakavuga terana, bakavuga ngo umuryango urawuciye, aho niho ugiye guhekera, niho ugiye kubyarira impanga, aho ngaho bagusiganiye, aho ngaho bakwirukanye mu nzu, aho ni ibintu bigiye guhindukira. Irebe sharama iri kuwa desayi. Ibyo bishize niko ijambo rivuze, niko Imana ivuze. Hari ibintu birangiye, hari ibintu bishize, hari ibintu bishize, hari ibintu bishize, hari amadeni arangiye, hari indwara zirangiye, hari ubukode burangiye, hari igisuzuguro kirangiye. Rebebebebebe. Ibyo bishize mama, ibyo bishize papa, ibyo bishize mugabo, ibyo bishize mugore, ibyo bishize. Ibyo hahandi bari bazi ko wikoreye amaboko, babona amateka arahindutse. Hahandi bavuze ko ntacyo uzamara, babona birahindutse. Ndavuga ngo birahindutse, ndavuga ngo birashize. Ye baba we, ibyo bishize. Umwami yogeza Saduraka na Meshake, haleluya, na Abedenego. Ibyo bishize, abantu baraheka. Ibyo bishize, inzara ishize, amadeni arangiye, kuba mu bukode birangiye. Ibyo bishize, ibyo umaze igihe urwana nabyo, yewe ntago mbizi, ariko mpawe itangazo nkuzanira. Nta nubwo ndengaha, ahubwo haguruka, byuka. Hari ibintu bigomba kurangira uyu munsi, hari ibintu bigomba kurangira iwawe, hari ibintu bigomba kurangira mu muryango, hari ibintu bigomba kurangira ku bana bawe. Kugenda n'amaguru bigomba kurangira. Ntabwo ari wowe uzahora ubabaye, ntabwo ari wowe uzahora urira, ntabwo ari wowe uzahora wikorera amaboko, ntabwo ari wowe uzahora ukodesha, ntabwo ari wowe uzahora ubangana karago. Hoya, 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 hoya. Ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe mama. Ibyo bishize. Imana yogeza, Imana yogeza, Imana ishyira hejuru, Imana itanga umugisha, Imana imara umubabaro,
Imana imara agahinda, Imana imara intimba, Imana itanga inzu, Imana iragabura, Imana irambika, Imana ijyana abantu mu mahanga, Imana itanga igishoro, Imana itanga aho kuba, Imana ikuraho igisuzuguriro, Imana ijya yamamaza umuntu, amagambo abantu bavuze akarangira, ibyo abantu bavuze bikarangira, ibyo bishize. Ndashaka kugusengera, ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Yemwe bantu munteze amatwi, mbonye Imana ikora, mbonye Imana ihanagura abantu amarira, mbonye Imana ikuraho abantu agahinda, mbonye Imana imara abantu umubabaro, mbonye Imana ikuraho abantu igisuzuguriro, mbonye Imana itanga ijambo, mbonye Imana itanga akazi, mbonye Imana ihindura amateka, mbonye Imana ikora kuri uwo mugongo wawe umaze igihe ukubabaza. Akira gukira, akira, oya ntago uzakira ejo, nonaha akira gukira, akira gukira. Uwo mugongo nukire mu izina rya Yesu. Ayo maguru nabe mazima, ayo maso nabe mazima, umubiri wawe nube muzima. Akira urubyaro mu izina rya Yesu. Akira gusubizwa, akira akazi, akira kuva mu bushomeri, akira igishoro. Ibyo bishize, akira ibyo bishize. Imana yogeza, Imana itanga agaciro, Imana itanga icyubahiro. Haleluya. Ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Ndashaka gusenga, ibyo bishize, ibyo bishize. Hari ibintu bigomba kurangira. Niba unyumva wahagurutse ugatera haleluya 3. Haleluya. Hamwe kuwa desa. Hari ibintu bigomba kurangira, hari ibintu bigomba kurangira. Byizere. Uranyumva utwaye imodoka, ufite amadene akurembeje, ndagira ngo ngutangarize ko ayo madene arangiye. Imana irakwishyuriye, Imana iguhaye uburyo bwo kwishyura. Haleluya. Ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Uranyumvira kwa muganga, wabuze ibise, akira kubyara mu izina rya Yesu. Akira ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Ndashaka gusenga, ntago ndenga hano ukuri kw'Imana. Ibyo bishize ndashaka kugusengera. Warasengewe, ariko ndagira ngo ngutangarize ko hari ibintu Imana irangije nonaha. Haleluya. Ntabwo nzi ikibazo ufite, ariko reka dusengane, reka ngusengere. Nkundira ngusengere, nkubwire ngo uyu munsi yewe mvuye hano mba naje niteguye, mitira ku rusengero. Reka nguhendahende mu mbabazi z'Imana, nkubwire ngo byuka, nkubwire ngo haguruka, nkubwire ngo ngwino. Aho wari ugiye kwirirwa ntabwo mpazi, aho wari kujya ntabwo mpazi. Va muri ubwo buriri, urabumaramo iki? Ko hari ibintu Imana ishaka guhindura. Uwo muntu uramusura nyuma ya saa sita, iteraniro rirangiye. Ngwino. Aho wari ugiye guteranira ntabwo mpazi, ariko Imana ikuntumyeho ko hari ibintu igomba kurangiriza muri Ararume uyu munsi. Mana, mu izina rya Yesu, itangazo niri ushize ku mitima y'abantu riravuze ngo ibyo birarangiye. Nanjye sengeye aba bantu, buri muntu wese awari awaherereye, imbaraga zisumba byose nizifate ku buzima bwe. Abatarakizwa bakizwe, abari baboshwe babohorwe, abari baboshwe n'imbaraga z'ubusinzi, abari baboshwe n'imbaraga z'ubusambanyi, abari baboshwe n'ibigeragezo, abari baboshwe n'imbaraga za karande, abari bafite ibibirukaho, abari bafite amakuba, ayo narangire uhereye uyu mwanya. Abashomeri babona akazi mu izina rya Yesu, abatabyara babyare. Ndatangaza ubutabazi muri iki gitondo. Ndahagarika buri imbaraga yarwanyaga aba bantu. Uyu wari urwaye umutwe nakire, uyu wari uboshye nabohoke, uyu bari birukanye mu nzu
nabona amafaranga ndahamagara amafaranga y'amanyarwanda n'amanyamahanga kuri izi telefone z'aba bantu, muri izi konte z'aba bantu, muri aya makofi y'aba bantu. Ndatura ubutabazi, abacuruzaga bagahomba ntibazongere guhomba. Ndatura umugisha uhereye uyu mwanya. Waravuze ngo nzasabira umugisha zawuhabwa. Reka abangaba bakira ubutabazi, bimenyekane ko ari we wavuganye nanjye. Urakoze kutabaye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbibutse ko dukorera umurimo w'Imana Kagugu, iruhande rwa kiliziya ya Kagugu, aho bita kuri Alalume Business Center. Uyu munsi ni siporo nibyo, ariko nonaha imodoka ziri kugenda kugeza saa moya, moto ziraba zigenda. Tega aho bisi za kugusiga uzamuke n'amaguru. Siporo irangira saa 4. Siporo nirangira uhita ufata akamoto ufate bisi, tuva mu rusengero saa 6, saa 6 n'igice gutyo, saa 7 tuvamo saa 7. Ubundi ubusanzwe nta hantu nzi kure waturuka byageza saa 5 n'igice, saa 6 utaragera hariya. Utegera Nyabugogo ugafata bisi iza Kagugu, ukabwira shoferi ko agusiga kuri kiliziya ya Kagugu iruhande rwa hanyuma aho bisi igusize ugaruka inyuma ugatambuka kuri kiliziya ukegera inyubako nini ya Lalume. Ntiwinjire hejuru muri etaje, ahubwo winjiye muri Lalume, reba imbere yawe hari urusengero rwubakishije amatafari ahiye cyangwa se y'umutuku. Winjiremo aho ngaho, cyangwa se nuhagera ukumva nturi kuhamenya, ubaze aba protokoli bahari cyangwa se abasekirite bahari, ubabaze ngo nimunyereke kwa Pastor Xavier. Ngewe nitwa Pasiteri uciye imigo Xavier. Ubabwire ngo nimunyereke kwa Pastor Xavier. Winjiyemo muri Alalume ntureba iburyo ntureba ibumoso, ahubwo ureba imbere yawe ukinjiramo, ukegera urusengero rwubakisha amatafari y'umutuku cyangwa se ahiye, ukinjiramo aho ngaho. Nimero yanjye ibiriho, umpamagaye ntuyibone urakomeza, ni 0782298348. Reka nyigusubiriremo, hari komana yanjye. Uyu munsi hari abantu bagiye kwakira igitangaza. Ni 0782298348. Ndayisubiramo, 0782298348. Kandi wasura channel yacu yitwa Umurage w'Abera TV. Haba hariho izi nyigisho zose.